Talk Show. Nimureke twisekere bakunzi bacu, twibutse ibi bihe. Twibuke ibihe bya pirimeri. Uribuka bya bihe mu by'ukuri byiza cyane bakubwiraga ko uri chef de classe, hanyuma uri chef de classe, hanyuma ukandika abantu basakuje ku ruhande gutyo ukuntu, ukandikaho ngo abananiranye. Urabyibutse cya gihe igihe wari chef de classe? Ndizera ko ubu ngubu wavuyemo umuyobozi mwiza cyane. Kidagiye burya witozaga kuzaba umuyobozi mwiza cyane. Bya bihe bya pirimeri ubyibuke. Hari akandi kantu nibutse nanjye, ni ukuri hari abandi bantu numva nshaka kwibutsa bya bihe byabo, ibihe byiza cyane kuri mwebwe, kuri ba bandi bangaga ko abandi bareba kuri devuwari yabo bakoze, kumva ngo babakopera. Kandi ni ukuri devuwari se ko ari igikorwa cyo mu rugo, ariko muri kiriya gihe se buriya habaga interinete ra? Ntabwo habagaho interinete, oya ndumva nta interinete zabagaho. Mu by'ukuri wabaza interinete, wabaza google, ariko kiriya gihe nta google zabagaho. Wabaza mukuru wawe, wabaza murumuna wawe. Si devuwari, ni umukoro wo mu rugo. Ugasanga mu by'ukuri umuntu yanze yuko uwurebaho. Ibihe bya pirimeri byari bisekeje. Mwebwe rero ndizera ko ubu ngubu mu by'ukuri mwahindutse ba nyamwigendaho. Mwahindutse ba nyamwigendaho. Hari abandi mise nibuka, reka nanone ngira abantu nifuriza ibihe byiza mu by'ukuri. Kuri ba bakobwa babwiraga abahungu ngo mu by'ukuri ngo dore sheri wawe, uriya muhungu ni sheri wawe, ugasanga nyine urabimubwiye ngo uriya muhungu ni sheri wawe, hanyuma agahita yirukanka akagenda akakurega kuri mwarimu. Ndizera ko uretse no kuguhamagara sheri, kuri ubu ngubu uhamagara, basigaye bakwita umugore wa umugore wa runaka. Tekereza ariko kidagiye ukuntu bakubwira ngo uri sheri wa runaka, hanyuma ugahita wirukanka ukajya kurega kwa mwarimu. Mana yanjye. Hari abandi bantu mise nibuka mu bihe byacu bya pirimeri kera, ibihe bya pirimeri twisekera. Ariko uribuka hari abantu mise nibuka ngiye kwifuriza ibihe byiza. Ni ukuri hari abahungu gutya bagiraga gutya, bagahita bandika agapapuro bagashushanyaho udutima, mbese bakagenda bagahita bashyira mu makayi y'abakobwa. Hanyuma umukobwa yakabona uwo mwanya nta no gutinda, agahita agashyira mwarimu. Reba ikintu umuhungu ndeba ikintu umuhungu yanyandikiye. Ndizera ko kuri ubu ngubu mufite abagore beza. Yemwe mwa bakobwa mwe, ndizera ko mwebwe mufite abagabo beza. Ku rundi ruhande ukuntu hari n'abakobwa bagera gutya bakabikora, bwase ndibeshyera. Ariko nta mukobwa wagiye wegera muri kiriya gihe. Abakobwa bagiraga ubwoba cyane. Ibyo byakundaga gukorwa n'abahungu gutyo, ukandika agapapuro ukagashyiraho udutima, hanyuma ukagenda ukagashyira mu ikayi. Umukobwa yakabona agahita yirukanka akagashyira mwarimu. Ndizera ko mwa bagabo mwese mwifitiye abagore beza cyane kandi babakunda, mugira ibihe byiza cyane. Hanyuma abandi bantu numva nshobora kwifuriza ibihe bidasanzwe, ibihe byiza mu by'ukuri, ni ba bandi bashyiraga ikaramu ku ntebe ngo umuntu ayicareho, agafata ikaramu akayijomba ku ntebe ihagaze. Kwa kundi abanyeshuri bavuye nko ku urugero, bari bavuye nko hanze gukina, baraje bari kubyigana, bari kwiruka, bagera mu ishuri wajya kwicara ukaba wicaye ku ikaramu. Ibyo byari ubugome. Ndizera ko mwebwe mwateguraga kwinjira mu mitwe y'iterabwoba. Ubu ndizera ko abenshi inzego zagiye zibakurikirana, za RIB zagiye zibakurikirana. Namwe ubwo namwe wo muri nyine birumvikana, mukomeze mugororwe. Hanyuma hari abandi bantu numva
numva muri aka kanya mu bihe bya pirimeri, bya bihe byacu bya pirimeri ntagomba kwibagirwa. Mu kuri ndumva nakifuriza ibihe byiza ba bandi bajyanaga umupira w'akarere ku ishuri bakagenda bakinira mu nzira, bari gukina baterana ibigingi, ugasanga umuntu inzara zakutse. Ndizera ko mwebwe mwavuyemo abakinnyi b'ibyamamare. Ndizera ko mwavuyemo abakinnyi b'ibyamamare kandi mufata amafaranga menshi. Hanyuma rero hari undi muntu nibutse mu bihe byacu bya pirimeri. Ndashaka kwifuriza ibihe byiza kuri ba bahungu mu by'ukuri bakubitaga abakobwa ngo banze ko babakunda ngo banze ko bakundana. Umukobwa ngo yanze ko mukundana, ukamutegera mu nzira, ukamudiha, ukamutera amabuye nk'abiri. Nizere ko mwebwe rero mwamaze kuba muri ahantu hadasanzwe, n'ahantu hadasanzwe mwebwe. Muratekereza ko nizere ko bamwe muri mwe mwamaze gufungirwa gufata ku ngufu. Kirya burya cyari icyaha gikomeye cyane. Niba nko muri iki gihe ngo urebe kirya gihe cyacu cya pirimeri. Ngibyo rero inshuti bakunzi bacu, ibyo twari twabateguriye mu kiganiro The Quiz Talk Show, aho twabibutsaga ibihe byacu bya pirimeri kugira ngo mwisekere mugubwe neza. Hanyuma rero nizere ko nta muntu nakomerekeje. Kari joke kwari ukubibutsa, ngana mushyire muri comment utuntu dutandukanye mwibuka mu bihe byanyu bya pirimeri. Turi kumwe, mukomeze mudusangize, turabakunda. Mwibuka gukora subscribe aho muri hose. Twibohore kandi twisekere. Guseka byongera iminsi yo kubaho. Oya, iyi bizu nyaye abayigenewe ntabwo ari mwe mwese. Good.